Nongeye kubasuza rero inshuti zacu mumeze mute aho muri hose, ni cya kiganiro mukunda cyane isi yacu. Mu kiganiro isi yacu rero ngiye kubaganiriza kuri famiye imwe. Ni famiye noke ntago yasengaga, ntago ari famiye yubahaga Imana. Igihe kimwe cyarageze rero umugabo wo muri urwo rugo aza gupfa. Uwo mugabo rero apfuye ntago abasigaye umugore n'abana byaboroheye, kuko baje kubaho nabi cyane. Abana bava mu mashuri, babaho ubuzima butari bwiza na gatoya. Aho umugabo rero yarari yaje kwigira ikuzimu, asanga Satani. Yarabirebaga bikamubabaza, ariko akaba nta kintu yabihinduraho. Akabireba bikamubabaza. Igihe kimwe rero aza kuvuga ati ngomba kuzamuka nkajya gutabara famiye yanjye. Aragenda afata amafaranga kuyikuzimu, ayashyira muri envelope, arayazana agaruka ku isi. Hari ukuntu rero abantu bapfuye igihe kitageze bajya bagikuzimu, noneho bashaka kugaruka bakagaruka bambaye imibiri y'abandi cyangwa se bakaza mu mwuka. Nawe rero yaje mu isi, aje mu isi azana envelope y'amafaranga, ayishyira imbere y'inzu y'urugo rwe aho yabanaga n'umugore we. Umugore abyutse mu gitondo asanga envelope y'amafaranga, arayafata. Ariko mu gufata ya mafaranga asangamo n'akabahasha imbere. Kakabahasha yaragafasha aragasoma, abona ngo kanditseho ngo sheri, nubwo nagiye uhumure rwose, aho nagiye ntago ari habi, meze neza. Icyo nifuza nuko wowe n'abana banjye mukomeza kumererwa neza, mufata ayo mafaranga muyakoreshe, nayo nabazaniye. Umugore amaze kubibona yagize ubwoba cyane, afata ya envelope ayijyana kwa pasteur. Ageze kwa pasteur we, ikintu yamukoreye, yamaze kumuganirira inkuru yose, yamweretse iyo lettre yamwandikiye. Pasteur aramubwira ati rero ati mada, ntago ugomba gukoresha aya mafaranga, kuko aya mafaranga yavuye ahantu habi. Nuyakoresha uraba wishyizeho icyaha, ikindi kandi bishobora kukumerera nabi. Umudamu yarabyumvise kuko yizereraga muri pasteur wari umubwiye ibyo bintu. Aravuga ati kameme ntago ngomba kuyakoresha, pasteur yambujije. Ariko ya mafaranga ntago bayatwitse cyangwa bagira ikindi bayakoresha, pasteur yarayasigaranye. Pasteur mu kuyasigarana afata ya mafaranga watangira kuyakoresha, ahereza inshuti ze z'aba pasteur zindi, ababwira ko rwose Imana yakoze ibitangaza. Ariko rero Imana ntagaruka ikora. Ntago icya mbere yari yibye, ikindi cya kabiri akoresheje ibintu bivuye ikuzimu kandi abizi neza. Imana rero byose bifite mu kiganza, ntago igitanga ibyo kuyikuzimu, ahubwo itanga ibyo ifite mu kiganza cyayo, kuko nta handi ijya kubikura, irabyifitiye. Ubwo rero umugore yaratashye, arakomeza yibera mu bukene bwe. Aho umugabo we yarari ikuzimu akomeza kubireba, biramubabaza cyane ukuntu baba pasiteri bariye amafaranga yashyiriye famiye ye. Ntago yabirekeye aho, yarazamutse aragenda afata baba pasiteri bose, uwitwa wese ko yariye kuri ya mafaranga, agenda bakoresha amaksida, abandi bagapfa batazi ibyo bazize. Bose baragenda barapfa, bararangira. Umugore abibonye arumirwa cyane, ariko ntiyamenye impamvu y'abo bantu barimo gupfa gutyo. Nyuma rero umugabo aza kongera arareba, azana indi envelope ya kabiri. Noneho muri envelope ya kabiri hari harimo urupapuro rwanditseho ngo mada, bari abantu bose wabonye bapfa, bari abapasiteri, ninjye wabishe kubera bariye amafaranga nari nateganyirije famiye yanjye. None rero aya mafaranga yafata uyakoreshe, nta kibazo. Nta kintu kivi kuzimu na kimwe kijya kiza ku isi kidafite kondisiyo. Nubwo ayo mafaranga yarayamuhaye, ntago byavugaga ko nta kindi kizayakurikira. Umudamu yarayafashe kuko aragenda asubira kwa pasiteri wundi, amutekereza uko byagenze. Arangije abonamo ka kandiko kanditseho ko baba pasiteri bariya ya mbere bapfuye. Wa mupasiteri yagize ubwoba, amusubiza amafaranga, yaramubwira ati jyana amafaranga yawe, kuko yaragiye arayakoresha. Ariko mu by'ukuri mu kuyakoresha kwe yaje kubona ingaruka, kuko umuntu yajyaga gushaka wese, cyangwa umusore wamuteretaga cyangwa umugabo wamuteretaga wese, yahitaga apfa. Kondisiyo y'ayo mafaranga ni ukuvuga ngo kwemera ko ayo mafaranga yakoresha byari ukwemera ko nta wundi mugabo agomba kugira mu rugo rwe usimbura umugabo wa mbere, kuko byagaragaraga ko umugabo wa mbere arimo aramwitaho, nta kibazo afite mu rugo rwe. Ibyo rero byatumaga ariyo ngurane atanze, amwiteho ariko ntagire undi mugabo ashaka. Uwageragezaga wese kuza kumutereta yagombaga guhita apfa. Nshuti bavandimwe rero, ntimukarebe abagore bakize cyane bameze neza ngo uvuga ati umugabo we yarapfuye nta kibazo, reka ngende nibwira hashashe. Oya, ushobora kugenda ukahagwa ukahasiga agatwe. Genda neza, ibyo ugiye mujye ubanza ubisengere. Ni byiza rero kumenya icyo ugiye kujyamo, ntukabone ibishashagirana byose ngo ugire ngo ni zahabu, ngo ubone umugore arakize. Ntiwibajinye ahantu yabikuye, mu minsi mike yarakenye. Ntiyibajinye ese niyihe suruse, niyihe soka akuraho ibi bintu.
ibyo byose ntubyiteho ukagenda ukishora ngo ugiye gukira, ntabwo ari byiza kuko rimwe na rimwe uzagenda uhasiga ubuzima. Namwe bakobwa kandi mbabwira, ushobora kubona umugabo wasigaye nawe afite umugore umwitaho, ukagenda ukajya kubyitereramo ugasanga nawe hasize ubuzima. Reka rero twige kureba cyane, twiteye ku buzima bwacu, tunyurwe n'ibyo dufite, ntidushake kubona byinshi bya mirenge. Reka ngushimire rero wowe wakurikiranye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Njye bakikugejejeho ndi Mugisa nk'uko bisanzwe, cyateguwe na John.